mana sinzi ukuntu nabivuga me I'm very tired ndananiwe mana woskara wabana mfite ingurube hari hanyuma se afite ingurube iyo ngurube niyo imuteye amarira kubagaburira mwe muramfasha ikimana uretse nawe yumve nakazi ngira i Kigali nika kudoda none si agashaka aho yataje naje kwahira izo ngurube bizamarira iki nakazi mfite ubwo mwasamye mwanyasamye umva kano kantu rero uyu mukobwa buriya hari ibintu ngiye bisigaye ndiba ku mbuga nkoranyambaga nanjye ubwanjye nkumva naturika nkavuga ariko rero tutagiye uyu nguyu ngo yitwa Shakira 0266 reka da ni Shakira singibi se ni Shakira ni kuri TikTok none se mu by'ukuri uyu Shakira ni muntu ki icyo urebye rero ni ukuri kw'Imana abagore n'abakobwa kuri iki gihe turimo bagiye gusaza imbuga nkoranyambaga ariko rero niba ari mashitani yabateye niba ari ikibura cy'imba reka nkubwire iki gihe turimo mbese kiraremeye cyane umukobwa agatinyuka ngo njye nakazi mfite ngo mureka cyangwa sinagisubiramo none se cya mbere bamaze guta ikinyabupfura Shakira rwose mbabare ndakwikomye cyangwa se uzavuge genda mwiyamye izo ngurube kufite izo ngurube wagiye ukajya kuzahirira ubwato cyangwa se akazigurisha agacuruza ubunyobwa ingurube zigurishe nurangiza ugende ucuruze ubunyobwa ubunyobwa kuza hano mugatukana mukabwira biteye isoni ariko ntabwo ari we gusa ariko bamaze gusara ku mbuga nkoranyambaga dore ikintu gihari kandi unyumve kino kintu cyumve abakobwa b'iki gihe bashaka ibintu byinshi kandi urucuruzi ruvuye he bashaka ibintu byinshi kandi urucuruzi ruvuye igishoro bicuruye uretse hari ikindi bakora ni ukuvuga ngo ubundi ngende uyu mukobwa nagenda nkajya mu rugo ngaherera izo ngurube ariko wamugani nanjye ndura mukobwa ngo azimaranye amezi ane Shaki kamubwira inama ngewe impamvu kano kabintu nakabonye kuri TikTok yawe ngo uri live ndavuga ati reka nze ngire icyo nkubwira genda ufate ziriya ngurube uzahirire cyangwa se zigurishe numara kuzigurisha niba umaze kumenya kudoda warabyize kudoda ugenda ugura imashini ugenda utari ku muhanda nose kudoda arabizi kandi amaze ngo ari kwiga kudoda nose niba ari kwiga kudoda ko afite ingurube yagurisha ingurube akagura imashini ko harimo ubwoko bwinshi yego umva Shaki gurisha ingurube nurangiza cyangwa se ariko erega n'ingurube ziroroka cyane ariko ngende yagura imashini yo gusirifira ahubwo se buriya i Kigali buriya ingurube azororera agana hera azororerwa i Rwamagana ni Rwamagana uretse wumve kano gatoya kuki mutunaniza gasubiremo gasubiremo nta muntu utagira manzu gasubiremo ukanga uretse wumve ngo barabananiza none se kandi nta n'umuntu udahura na karuma y'ibibazo yanyuzemo karuma rero karuma wenda hari abantu batazi karuma icyo ari cyo ni ukuvuga ngo kuri iyi si wakora ibintu byiza wakora ibintu bibi kuri iyi si ibyo uzakora byose nyuma uzabona ingaruka zabyo nyine nukora byiza uzabona ingaruka zabyo ariko n'abantu bakora neza bakabona ingaruka mbi nanone sibyo icyo nicyo bita karuma rero ariko akenshi na kenshi ngewe uko mbizi nta muntu wakoze neza wigeze agira ingaruka mbi nanone ikibazo abantu ku isi byanga byakura umuntu ashobora kugira ute ashobora kukunaniza waramugiriye neza ariko ya neza yawe yo izagenda izakomeza kandi ugira imana ni uwiturwe neza n'uwo yayigiriye
hano rero twaje kuri Bushake TV kugira ngo tubwire abantu rwose abakobwa mugiye wa mugani ngo muratunaniza namwe bakobwa mumaze kutunaniza bamaze ku mbuga nkoranyambaga urafungura kuri WhatsApp wafungura kuri za Facebook wafungura kuri TikTok noneho nibisazi gusa bamaze gutera iseseme buretse ngoreka ka video yokorera ka video uyu mukobwa ngenda muzi cyane uyu mwita Jose ndamuzi ni aka video buretse tukereke abakunzi bo kuri Bushake TV ni Bushake TV nabwo afite na comment yishe bamwikomye uye bagomba kumwikoma uyu mukobwa uwe ntago ndi kuvuga Bushake tuza kumagaruka nyuma uyu Jose muri kuvuga ngo mwikoma no kuvuga ngo ni uburenganzira bwe kwambara se nanjye ndikambashyigikiye ujya kwambara iriya myambarire irashaje iriya myambarire ni mibi iriya myambarire ndaho yakura urubyiruko rw'u Rwanda ngigire nahe rugeza pe ariko yise tugezemo niyo burya hari urari murimbukiro gusa ari mwisi kari murimbukiro ara akantu reka nkwereka akantu gatoya hari bano b'abakobwa urebuka bari bambaye amasweme ukuntu bari kuvuga na kigando cyabona kurikiye mu kanya ngo ngewe hariya ngo butaha ngo tuzahindura content nidushake tuzaba twambaye noneho ngo amakariso gusa mu muhanda wose ngo twaboneje muri sinakubwira ariko urabizi aho muzibeye reka mubwire hari akantu numvishe kandi numva kangomye ku mutima karavuga ngo igise cy'umubyeyi wabyaye umwana akamubera mubi kimuryaga umwana akuze cyane unasogeze ngo nukubeshya buriya dore impamvu hari abantu batakumvisha neza buriya iyo ubyaye umwana nyine igisekera kurya muri uri kumubyara n'iki byose ukaruha ukamukuza ukahashaka imyambaro n'iki byose noneho wajya ukabona wa mwana abaye igihumbi abaye nk'aba ngaba turi kuvuga izi video turi kuvuga ngo uyu mubyeyi igise rero kimujya akuze noneho abakobwa bavuze ngo n'ubundi ngo abana bacu bazabibona ngo ahubwo ngo bo bazabibona ngo ibyo gihe ahubwo ndikibaza hari ibyo ushaka kuri za TikTok kuri za video kuri please nonaha twakora kuri Bushake TV aba bantu bagabanye tubiya urumva nonaha aba bakobwa cyangwa n'abandi bantu muri rusange bitwara nabi aba bari guta abana babo muri Karuma nyine bari gutabana mu bibazo kuko hari umwana uzajya abyiruka agira amahirwe yo kubona telefone cyangwa se ko video bizino video dukora please ntabwo zishobora kuvaho nta nubwo wazisiba uramutse yisibye iza abandi barazifite uzazibona no kuri Google zizaza no kuvuga ngo dore ikibazo rero ibaze uri umubyeyi nakuri umwana urakuze wenda ugiye kubona ukabona mama wawe ngura n'inyoko nawe icyo kintu ni ukuri kw'Imana umva icyo kintu kiba kiryana ariko njyewe mwa kino gihe ibintu nubwo bikomeye nge ni inama nagira ababyeyi badukurikiye kuri Bushake TV n'abana bakiri batoya bagifite umutima bakwishingikiriza Imana bakagana amasengesho ibyo bintu biragoye kuko none niba uri umubyeyi ufite umwana umva niga ibyo bintu biragoye ukibyara none se kubera ko iyi si turimo kugira ngo tubone amaramuko kugira ngo abantu babone ibyo kurya cyane cyane urubyiruko muri iyi minsi ariko uziko nonaha kubikura ku kintu bari kubikura ku mbuga nkoranyambaga reka nkubwire nonaha hari ibintu byinshi umwana yisangamo atarabyikururiye cyane none se niba umwana aribyo amaze kuvuga arakuze asanze nyina niwe muntu wakoze biriya bintu by'ibiganiro bimeze kuri YouTube ntabwo ujya ubona abagore ngo ntuza ngo twebwe ngo ntuza ngo turayikunda cyane ngo umutwe wayo ibaze nk'umuntu uzakura usanga mama wawe nyoko wakubyaye niwe muntu wari kuvuga bya biganiro by'ibigoryi none se ngereka nkohereza urugero uyu munsi ndaje ngo mbihanize nyine reka nkohereza urugero genda gakeya ngo nguhereze urugero urumva ngiye guhereza urugero kandi urugero urasanga urwo rugero ari rwo urumva kandi utakwiye kubaho urabona nka wa masinzi ukuntu ngo bamwita ngo ni Shadibu afite abana babiri urumva afite abana babiri agiye ku mbuga nkoranyambaga aravuze ati nafashwe ku ngufu umuntu w'umugore ubyaye kabiri none umwana areba ikiganiro cye ko yafashwe ku ngufu
uwo mwana azagira intimba azahora akomeye ati mama burya nawe bamufashe ku ngufu ese mama bagufashe ku ngufu ndwite ninjye bagufatiyeho ku ngufu cyangwa bagufashe ku ngufu nawe warambyaye ntabwo azabona ibisobanuro byo gusobanura ntabwo wabibona ntabwo wabibona biriya bisobanuro ntabwo wabibona niyo mpamvu aho hantu ari kujyana hehe abana be ari kubajyana habi cyane habi hatavuga wenda pari raporo avuze ngo bafashe ku ngufu akiri umukobwa birumvikana none abyaye kabiri umuntu w'umugore noneho n'ikigeretseho azwi n'abagabo barenze bangahe barenze ntabwo bagira umubare ntabwo bagira umubare hari umukobwa ejo bundi ngewe ntabwo mbishyigikira hari umukobwa nigeze mvugana nawe ejo bundi nuko ndikubona mesaje sinzi ko turi kuvugana ndamubaza ngo ariko utaretse kubeshya buriya ugereranije umaze kuryamana n'abantu b'igitsina bwabo bangahe agiye kumurambwira ati ashaka akora ngo ntakubeshye rwose ntabwo namenya umubare uwo nguru umva atarangije kurimbuka ntabwo namenya umubare yararimbutse none ibaze we yararimbutse ibaze azabyara sibyo ikintu gikomeye azabyara umva bene tuganire kandi tuganire ibintu n'abantu bose mu byumva n'abantu bose babyumva twebwe bintu twaje kuvuga kuri ubushake birababaje cyane ikintu gikomeye ngewe babyeyi banjye mungurikiye ikintu gikomeye tugomba gufatanya tugasengera urubyiruko rwa kino gihe kuko ndamya ndashidikanya ko nibigumije gutya ntabwo twazigera tubona na mudugudu wo kuyobora none se mu by'ukuri niba urubyiruko cyane cyane abakobwa baragenda bakiga bakajya mu mashuri bakiga barangiza kwiga tukagira ngo ku ishuri ngo bari kwiga ibintu by'ubwenge buzima none kwiga ugasanga bari kujya ku mbuga nkoranyambaga buriya ntibyagutangaza n'uyu mukobwa tuba tuvuga mu kanya ntibyagutangaza yarangije kwiga na kaminuza ngaho ibaze agatinyuka akavuga ngo murakagira gute ngo mukagira bagahangaraga akavuga amagambo y'urukozasoni ntashobora kuvuga mu by'ukuri rero buriya ibintu biteye agahinda kandi nimutagira ikintu bikosoka ntihatagira ikintu bikosoka wa mugani wa mutabaruka nibo bajya bavuga ngo bino bintu bidakosoka nibidakosoka ndakubwiye ngo isi uru Rwanda turimo ejo bundi nta mudugudu tuzabona nawe nta mutwara sibo nta mutita tuzaba dufite nta muki noneho usibona ibijene by'iki gihe amatabi yarabyishe wenda abahungu bo twari kubavugaho cyane ikibazo ni ibintu bikobwa abahungu nabo ngomba kubavugaho kandi ndaje ngo ntihanangirizemo abakobwa mwe mbabwiye nanjye aho ngaho mugiye gutuma u Rwanda rwacu rurimbuka ibi bintu muri gukora ibi myambarire yayo ibi bintu muri gukora umurambaro uri ufata umugamba ku muntu niyambare sinarenze ibindi bigambura ku buryo wenda niyambare yari kuvuga ibindi bigambo ariko sura yambura umeze wagira ngo ari mubwire ngo yarihebye rero twari tuje hano kuri bushake twemereye ngo tujye tuganira cyane tujye muri comment nawe urabivugaho iki cyane cyane bano bakobwa rwose uriya mukobwa nizere ko nashaka kundakarira azasange i Kigali tubiganireho ndi kumwe n'uwo wita Niga w'Irubavu w'Igisenyi Nigazo w'Irubavu azaze tubiganireho irwamagana nzaza gukoresha uyu mukobwa babyeyi badukurikiye kuri Bushake TV icyo twabasaba niba uba uri mu rugo cyangwa se umukobwa yaragukitse yaragiye tuzi neza ko mutanga impanuro ariko niba umwana asohotse yambaye uko udashaka uje ubanza mu cyaha mubwira ati ibintu wambaye subira mu nzu wenda kunanire ariko wagerageje ariko se uzabona umuntu yambaye ibintu nako ntabwo yambaye afite ameze nko kwambara erega impungenge dufite nawe zumve neza cyane tubwizanye ukuri ese ntabwo zumvikana dore impamvu impungenge zihari niba aba bakobwa aribo bazavamo abagore ababyeyi ejo hazaza ese uko ababyeyi mu minsi izaza ababyeyi bazaba bakibahora bazaba hehe nyine azapfa kuba bitewe ngo yarabyaye gusa nyine aba ni ba bandi basaza agasaza yarangiza gusaza agasaza ari wa mubyeyi wigize rasita ku gitugu agasaza ari wa mubyeyi unywa amatabi ugasanga n'uwa mubyeyi usaziye mu kabari ariko mu by'ukuri mujye mugerageza ababyeyi bacu tuzi neza ko tubayeho ku masengesho yanyu ariko niba ufite umwana w'umukobwa wambara nabi ujye umucyaha unamwereke n'inzira yo kujya gusenga Shakira inama twari tuvugira rero fata izo ngurube zigurishe ugende ujye mu cyaro cyangwa se ugure imashini ujye kudoda umaze kumenya kudoda cyangwa se genda wicare
ufate ingurube uzahirire uziragire neza. Ingurube waruzi ko ingurube imwe yabyara ibyana 9 10. Ubu ingurube yahombye ibyari byana 5. Iba yazo ngurube rero uzishakire ibiryo, uzishakire ibyatsi, uzishakire ibiryo. Ndakubwiye ngo izo ngurube ejo bundi mu mezi 3 gusa uzaba ufite amafaranga miliyoni, uzatangira gukora business. Ureke kuririra ku mbuga nkoranyambaga, ureke kurira hano gutya kubera ko n'ubundi urarira. Ikibazo arirana n'abari no gutukana, ubwo satende sesemi ngo marakagira ute. Ntabwo nabisa n'ibintu uri kuvuga Shaki, ntabwo nabisubiramo. Ngenda kwiyamye gusa wenda abakunzi ba TikTok mwamureba ni kuri Shakira 0266. aho ngaho nshakura mukure ariko impamvu barabagiye kureba amarira ye kugira ngo akosore, ushyireho utuvideo twiza, kubera ko ndi kubona ugira no tuviyuze. Ushyireho utuvideo twiza abantu bagukurikire bagukunde kandi bizagenda neza cyane. Nge nta namwanzi Shaki humura. Ariko uri n'amatwa kugiraga tunagira inama n'abandi bose bo kuri TikTok, abantu bose bagaragaye kwitwara nabi imyambarire mu ikosore kabisa, kubera ko ukuna natwe dufite abana b'abasore ejo bundi bazagutera tusange agiteretse nka gande.